Kera hari karitsiye imwe yari irimo umusaza wari uzi ubwenge cyane. Abantu bo muri iyo karitsiye bakoraga ibintu byabo bikabahira kandi baba bateye imbere cyane bitewe n'inama bagirwaga n'uwo musaza. Bakundaga kumwita sogokuru wabo. Umunsi umwe nk'uko byari bisanzwe, abaturage baje kumugisha inama. Yari yicaye munsi y'igiti, ikirere gisa neza. Abantu baba bamukikije bagaragazaga isura yishimye, bose bafite ibyishimo, ariko hariho umuntu umwe utari wishimye. Yaramubajije ati, ese sogoko, igihe utazaba uri kumwe natwe, ni gute tuzabasha kwitandukanya n'umwijima w'iyi si, tugatuma inzira zacu cyangwa se tugakora inzira zacu neza, ibyo tuzabaho twishimye? Iyi ni Advising Channel, ndagusaba ngo uze tubane uyu mwanya, kandi uri musha kuri uyu muyoboro ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, utajya ucikwa n'inkuru ducisha hano kuri Advising Channel. Ngo ikaze, ngwino twumve inama uyu musaza cyangwa se usogokuru w'aba bantu yagiriye bano bantu. Tugiye kureba inkuru yabashiyarinze cyangwa se inkuru yababwiye mbere yuko abagira inama. Iyi nkuru nawe ndagusanga uze kuyikuramo isomo, igira kuvana igire nayo kugeza. Tugaye ikaze kuri Advising Channel. Uwo musaza akimara kumva icyo kibazo cy'uwo muntu yaramwenyuye gake, atangira kubashiyaringa inkuru. Iyo nkuru yagendaga itya iti: mu mudugudu umwe hariho abagenzi babiri. Abo bagenzi babiri hari amasaha ya nimugoroba baba bakambitse ahantu hamwe, cyangwa se bari baruhukiye ahantu hamwe. Bari baruhukiye aho hantu kugira ngo babashe kuruhuka, babone imbaraga mbere y'uko bakomeza urugendo rwabo. Amasaha y'umugoroba yarageze. Ku muhanda hariho umuntu umwe wari gucuruza amatara ndetse n'amavuta yayo. Mugenzi umwe yageze ko umuntu wari kugurisha amatara, aratekereza ati, mu rugendo rwanjye ndabasha kuba nakenera itara, bitewe n'uko hari mu masaha ya nimugoroba, baba bagiye gukora urugendo rwa nimugoroba. Afata umwanzuro wo kuba yagura itara rimwe ndetse n'amavuta yaryo kugira ngo aje kubyifashisha mu rugendo rwe. Undi mugenzi yari ari inyuma ye, yibajije uburyo yatanga amafaranga ku itara kandi abona mugenzi we yariguze. Yigira inama yo kudatanga amafaranga cyangwa se yo kudapfusha amafaranga ubusa agura irindi tara kandi mugenzi we yariguze. Afata umwanzuro wo kutagura itara ngo ari buze gukoresha irya mugenzi we mu nzira ye. Igihe izuba ryari ryarenze, ijoro ryagoye, wa mugenzi yafashe itara rye ararikoresha igihe yagendaga yerekeza ahajya cyangwa muri destiny ye. Ndakwibutsa ko wa mugenzi wundi yaramukurikiye ari inyuma, no yaramukurikiraga intambwe ku yindi, ari kugendera ku rumuri rw'uwo mugenzi we cyangwa se rw'uwo mugenzi wa mbere. Uwo mugenzi yakomeje kumugenda inyuma, akagenda amwegereye akoresha urumuri rw'itara y'uwo mugenzi we yari yaguze. Baba bari ahantu h'amashamba, ahantu hateye ubwoba, ahantu hatatuwe, ahantu bari kugenda bonyine. Barakomeje baragenda ijoro ryose. Mu gihe bakomezaga kugenda, umugenzi wa mbere yageze ahantu hari inzira nyinshi zitandukanye. Yafashe inzira imugeza aho ajya. Umugenzi wa kabiri yagombaga guca inzira itandukanye n'iyo umugenzi wa mbere yaciyemo. Yahagaze aho ngaho, atangira kwibaza byinshi biramucanga. Nta tara yari afite ryabasha gutuma akomeza urugendo rwe. Hari ahantu hateye ubwoba, ahantu hadatuwe, ahantu atagira ahantu abona ahantu ho gukambika, ahantu atagibona umuntu umufasha. Yisanze wenyine muri uwo mwanya. Mugenzi we baba bari kumwe yaciye inzira ye, kandi nta yandi mahitamo yari afite. Yarahagaze akomeza kwibaza, nta kindi kintu yagombaga kuba yakora. Amahitamo yari ahari yari amwe, yari ayo kuguma aho hantu ijoro ryose. Ntabwo yakomezaga kugenda, ntabwo yarashoboye gukomeza kugenda bitewe n'uko nta tara yari afite. Ntabwo yabasha gushobora kugenda atazi yajya bitewe n'umwijima. Yari ari ahantu hateye ubwoba, ahantu h'ishyamba, ahantu hadatuwe, ishyamba rishobora kuba ririmo n'inyamaswa. Nta yandi mahitamo yari afite, niyo mpamvu yagumye aho ngaho ijoro ryose. Birumvikana ubwoba bwari bwinshi, ariko nta kundi yari kubigenza. Nta yandi mahitamo yari afite, yagumye aho ngaho ijoro ryose n'ubwoba bwinshi, adafite uwagira icyo amufasha, kandi nawe ubwe nta kintu yagombaga kuba yifasha. Umusaza yarangije kubabwira inkuru, areba abo bantu baba bamukikije, arababwira ati, iyi niyo mpamvu murababwira buri gihe kwimurikira mwebwe ubwanyu ku giti cyanyu. Arakomeza arababwira, ntuzigere wishingikiriza ku bandi kugira ngo babashe kuba bakuyobora mu mwijima w'ubu buzima turimo.
ni imbaraga zawe gusa kandi n'ubwenge bwawe gusa bizabasha kukuyobora mu muco w'iyi si cyangwa se mu muco w'ubu buzima. Byashoboka ko abantu mubana bazakwereka inzira, ariko iyo nzira ni wowe gusa ugomba kuyicamo, ntabwo bazagufasha guca muri iyo nzira. Aya ni amagambo umusaza yasubije wa muntu we wamubajije ikibazo. Tugiye kubisanisha rero no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo turebye mu buzima bwacu dusanga ko intsinzi cyangwa se ibyishimo cyangwa se inzira zacu zisa neza n'ahandi zishobora kuba cyangwa se n'ahandi hantu bishobora kuba, ni mu mbaraga zacu n'ubwenge bwacu dukoresha ku giti cyacu. Inama twakwigira kuri iyi nkuru rero, ntuzigere wita cyangwa se ngo ugendere ku rumuri rw'abandi kugira ngo ubashe gutuma inzira zawe ziba neza cyangwa se kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi. Uzite ku bwenge bwawe n'imbaraga zawe nk'uko uyu musaza yatubwiye iyi nkuru. Never give up.